namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka wera, mube n'ubwo bw'abatambyi bwe bwo gutamba ibitambo byera bishimwe n'Imana. Mana ishimwe zole bita onewa amesikadami. Yesu ayandi iryo arishinga munsi y'igiti cy'umwere, arababwira ngo iri buye niryo ribaye umuhamya hagati yanyu n'Imana. Mana igushingira ibuye mu buzima bwawe, Imana igushingira ibuye mu buzima bwawe. Ibuye risobanura Kristo, igiti gisobanura umuntu. Nawe uri umuntu, Yesu akubera ibuye ry'umuhamya. Sore gadi onemo sakata ya gidi anewa mando ya sikadome nebone sanso. Nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko kuma ryaratora n'abinifo ryaratoranyijwe kugira ngo ryubake ubuzima bwawe, rikomeze imfuruka zawe